abirirwa batunda umutungo wa Kongo bawujyana iwabo. Hari uwo mwari mwumva twafatiye ku road block? Hari uwo mwari mwumva hari uwo dutangira tumubaza ngo ariko uwo mutungo wa Afurika urawujyana he? Ashwi, nta nubwo bitureba. Ariko nabyo ejo bazahindukira bavuga ngo ariko umutungo wa Kongo abanyarwanda niwo wubakijije. Umutungo wa Kongo ubudakiza abanyekongo ba nyirawo. Twebwe ugiye kudukiza ute? Wabanje ugakiza ba nyirawo sahu, cyangwa ukabanza ukamenya n'impamvu abo bantu bafite umutungo ungana utyo nawe ugukiza ariko ntubakize. N'icyo kibazo ukabanza ukabafasha kugikemura. Ibibazo biri mu baturanyi hari iruhande muri Kongo. Kongo duturanye nayo. Kongo yahoze ari kera twahoze twese turi Rwanda, Burundi, Kongo, Belgium. Murabyibuka? Hari abakibwira ko ariko bimeze. Ntabwo ariko bimeze. Uru Rwanda ntabwo rukiri muri Rwanda, Burundi, Kongo, Belgium. Zero. Hanyuma ibibazo biri hariya muri Kongo ababiteye barabizi. Ibibazo by'imyaka y'ikinyejana kindi tuvuyemo na mbere yaho. Barangiza bakajya kubaza u Rwanda impamvu hari abarwandofone muri Kongo. Babisubiza ari bo babajyanye bari bo babisubiza. Abajyanye bari abarwandofone bari hakurya hari. Abanyarwanda kutiha agaciro ukemera gukubitwa za nkwe navugaga. Iyo ubyemeye uri hanyuma yo kubyanga ukabirwanya. Iyo byanze ukabirwanya ukiberaho nk'uko wayeho, ukibeshaho nk'uko ushobora kwibeshaho, niho dufite inyungu kurusha gupfukama ukaramya abashaka kukwica. Kuko iyo nkurikiye ibibazo buriho mureba u Rwanda rumazemo iminsi, ushakisha the real justification for it, you will help me. I can't find it. I hope some of you can find justification for it and let us know so that we get out of this. Nibwo Abanyarwanda mwibaze murebe ngo ariko ibi ngibi isi yose ijya ikavuga u Rwanda, ikavuga iravuga ibibazo bya Kongo ariko ikirirwa uvuga u Rwanda. Ejo bundi ku maradiyo ngo urabizi buriya nyamara Kagame avuze, perezida w'u Rwanda avuze ngo twamaganye iriya gurupu yo muri Kongo. It has a funny name, I don't know. Ngo ibintu twarekura twakoroshya tukabaha. Really? Now, niba ari Kagame bashaka,
kubwira ngo vuga utya amagana uyu hanyuma tuhe u Rwanda ibyo rukwiye. Ningeraho kubikora zabanza namagane abateye iriya gurupu kubaho. Zabanza namagane leta itubaha abanyagihugu ikwiriye kuba iyobora ikorera. Namagane ni international community isa nitagira amaso, isa nitabona. Hanyuma mbone kugera kuri abo bandi baba M23, baba leta ya Congo, baba international community, bose kuri ye they are ideologically bankrupt. Niba nibeshya ntavugira abanyarwanda bose ko ariko babyumva, niba nibeshya ko ntavugira abanyafurika ko ariko babyumva, ku banyarwanda icyambere muzansabe ndeke kubayobora, kandi uwo munsi nzabireka. Uwo munsi nimwumva ko ntahagarariye inyungu z'u Rwanda uko bikwiye, ye nubinsaba ntibizashira n'iminota. Ariko aka gasuzuguro